ndavuga ati reka mpindure njye mu mukino wa basket. Abatwa ko bajijutse bafata ibyemezo abana babo ntibavugura ururimi. Ngeze mu Rwanda mbona akazi ku isoko ry'imigabane. Mwumvise ikinyarwanda vuga. Umuntu ajya akatubwira ati ubu ndeba mvuye hanze. Ati hanze heza. Ati Kamara. Akaza avuga tumeze ute inyoko. Uri muribaza kuba gutera imbere ubibarira ku kuvuga icyongereza. Bizagenda bite niba umuntu umwe yinjira mu nama twaganiraga kubijyanye n'indyo tugahino tugatangira kuvuga igifaransa rimwe na rimwe nkajya mbaza ntihari imiteja bayita bate. Ibyo bintu nibi bimvuze kuvuga ngo abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda binyuranyije n'itegeko nshinga nditaba ribu. Ibi barimo batubwira ngo twige kuvuga ikinyarwanda. Ntacyo tuzavuga utarakivuze yabuze ikisi. Kuki ibyapa bitariho ururimi rw'ikinyarwanda bagashyiraho icyongereza n'igifaransa. Ubwo rero turajya kwa muganga. Paracetamol ni pana karongo. Ubu munde bahamfite agahinda. Twaba twicaye hano bakari umuntu wize neza bati niwe minisitiri w'iki akajya baza ati harya sikovi. Ati director manager of agriculture farmers n'ibindi nk'ibyo. Ati ubwo navuga ko ndi muyobozi w'amafamu n'imirima. Impamvu tutarabyitaho nta gaciro bifite ko na leta nta gaciro yabihaye. Abantu mukunda kuvuga ko mukunda iki gihugu mumfashe mukundisha abanyagihugu ururimi rwabo. Amazi arashyuha ntiyibagirwe. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubira n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru ahoroheye buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafunguriye ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye. Reka ngushimire ukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia mu bitekerezo bye uko abibona. Scovia bute? Ndaho meze neza pe. Ikiganiro ingingo y'umunsi ariko ngo hari ingingo ziba ziryoshye. Cyane nk'ingingo y'umunsi mfite kandi yihuta nuko ababyeyi mwese mukwiye gutwara abana mu ishuri. Uravuga Elena Guela bakabashyira manseri akabaha ubumenyi n'uburere. Icyeza rero abantu nibanyaruke bagereyo ni mu karere ka Muhanga aho manseri atanga uburere ku bana abahungu n'abakobwa kandi by'umwihariko biga siyansi. Ubwo rero urumva ko ari ishuri ryiza ni ishuri ryigenga. Mubyeyi ashobora kujyayo ndi buvuge ngo ufite umutima ukunze ku mwana wagira uburere naganeyo ku biciro giye kuri giye ndi buvuge ko bidahenze ugereranyije n'amashuri yigenga. Bafite ibiciro nk'ibisanzwe nk'iby'amashuri ya leta rwose. Iyo so mugana ibiciro byose ntibabimone. Yego ariko nyine nawe nubwo ari ishuri ryigenga ibiciro bye birasa n'ubusanga ntibyari bihenze. Ubu rero ababyeyi bamwe ngo bakutse imitima bavuga ngo abana bajye mu mashuri ya leta ngo ashobora kuba yaragabanyije rimwe na rimwe bakanabajyana kure yaho batari bakwiye kujya ngo bafite ubwoba ariko manseri icyo cyizera arakibaha kuko amafaranga y'ishuri ari ku giciro mu by'ukuri wavuga ngo gisa n'icy'amashuri ya leta. Yego. Ngayo nguko ariko turashaka no gusoma Bibiliya. Iyo ariko numvishe umushumba wa Anglikani mu Rwanda n'abandi bashumba batandukanye bavuga ngo abatera nkunga bakomeye b'amadini muri iyi minsi barabasaba ko mu byo bigisha mu byo bakora bemera ko abahuje ibitsina basezerana. Abakirisitu turavuga ngo mu izina rya Yesu. Hanyuma abo burenganzira bwa muntu maze abo burenganzira bwa muntu bakavuga ngo amahitamo y'umuntu. Abo rero ngo batangaga inkunga bakavuga bati nimutemera ibi ntacyo twongera kubaha. Bibiliya rero igiye gucika. Nge ndimo ndavuga ngo buri umwe yagira uruhare. Akurikiye uko uyu mugenzi wacu abivuga yatanga inkunga ye mu nsengero mwuka byarame nimushyiremo igiseke cyo kuvuga ngo ni inkunga yo kubaka yo gushaka Bibiliya tugasoma Bibiliya yuzuye. Yego Scovia ko bitoroshyera urubyiruko nagize nya mva njya mu Burusiya nagarukanye agahinda ubu munde bahamfite agahinda ugarukana agahinda
nababajwe n'iki uzi ko usibye mu kibuga cy'indege nta handi hantu ushobora kubona icyapa cyanditseho urundi rurimi rutari urwabo. ni ikirusiya bose porofesa kuri kaminuza umukozi muri hoteli bavuga ururimi rwabo. kubona umuntu uvuga icyongereza barahari bake ariko hafi ya bose bavuga ururimi rwabo. nuko se ibikorwa byabo ari bo babyikonsomera nuko we ahubwo nuko impamvu zo kuvuga izo ndimi batazifite mu gihe tw'abanyafurika tuzifite. kuko nk'ubu ngubu ndimo ndiga ikirusiya mu minsi mike nzajya nsoma amakuru mu kirusiya. ariko agahinda kanzanye kakanyegeka aha ntabwo ari uko twe tutavuga ikinyarwanda gusa. twe abanyarwanda nuko ndahera ku mujyi wa Kigali mujya musoma ibyapa biri ku muhanda yego byanditse mu cyongereza. hari ikibazo zo ntibiyobora abantu mu buryo butandukanye. biyobora abandi n'abandi abatembera mu hano uribuka imibare statistique yatubwiye uribuka imibare statistique yatubwiye y'abantu bazi indimi nibura enye igiswahili igifaransa icyongereza uko bangana. muribuka n'ikinyarwanda muribuka bazi icyongereza gusa cyangwa igifaransa gusa. muribuka umubare w'abantu ngira ngo ntibavuga ngo bagera kuri 60 na kangahe kwijana batazi urundi rurimi rw'amahanga usibye ikinyarwanda. none niba ku mihanda yacu hari ibyapa bivuga icyongereza gusa hari cyo tugiye mu baturanyi mu ruswahili bura ibyapa byabo biba byanditseho igiswahili tafadhali biwazi. wabonye perezida waho ataza akavuga igiswahili bakamusemurira ninde akubwiye ko murusha icyongereza? wazi ko indirimbo yacu y'igihugu iravuga ngo ururimi rwacu rukaduhuza ubwenge umutima maboko yacu bigakungahaza igihugu. none ngewe icyo nemera mu bo twakira dufitemo abanyamahanga bakeneye kumva icyo twavuze. kuki ibyapa bitariho ururimi rw'ikinyarwanda inyuguti nini bagashyiraho icyongereza n'igifaransa ku buryo n'undi wese ayoborwa ariko umwenegihugu akabanza akajya ku isonga. ikibazo twafashe ko umuntu uvuga icyongereza n'igifaransa ari umuhanga ari nayo mpamvu ariko nabyo kuko si ururimi rwe kubasha kuruvuga neza ari nayo mpamvu uvuga ikinyarwanda nabi we tutamwita umuswa tumwita ko ari inzobere kuko avuga izindi ndimi. kandi uwavuze nabi icyongereza cyangwa igifaransa ishyano hano riragwa. yabikandagiye yabigize gute bati yishyura ururimi ubundi bitari iby'iwanyu ubyishe bakabishyingura bitwaye iki? ubaye utabikoze ku bwende ariko wari ubishoboye ariko ugahangana no kuvuga iki ikinyarwanda. ibi rero nabikuye kuki ejo turi mu ntara rena mu rubyiruko bahaye urubyiruko batandukanye mu bihe binyuranye ijambo. reka tubanze twumve nshobozwa byose n'umukiza. banza umunshyirireho banza unshyirireho wa Madrid uyu ukina ibintu byo gusimbuka bajugunyamo mu gitebo. tubanze twumve kanze mushakishe mushakire mbese yaravuze ikinyarwanda nicyo yavuze ariko munshakire unshakiye na wa wundi uririmba ngo iyo bagiye gushyiramo indirimbo hari ibintu bibanza bikavuga bikananga bakavuga ngo ni DJ ndi hari element ngana ikaronge hari umwana ariko araririmba neza dise ejo naririmbye numva afite akajwi keza yani fudo tukabena ni kuntu ibintu nk'ibyo reka tumbe umwe wa Madrid oya yitwa nshobozwa byose n'umukiza MC we yongeyeho siporo bashyitsi bahire rubyiruko bagenzi banjye turi hano ndabasuje mu izina rya Yesu kandi abari Imana bane nabo. amazina yanjye nitwa Nshobozwa byose n'umukiza Jean Jacques Wilson umukinnyi wa basket hano mu gihugu nyina mu kipe ya PN yo mbarizwamo ubu ngubu. urugendo rwanjye rwa basket rwatangiye niga mu wa gatanu ikinaga football nyuma yo gukina umupira w'amaguru aho nigaga bazana umukino wa basket hanyuma mbona umukino mwiza ndavuga ati reka mpindure njye umukino wa basket ko football nabonaga bisa nk'ibigoranye mu gake. hanyuma yo kubona umukino wa basket wazanye ku kigo cyanjye ndavuga ati kaba ariho nisangamo ndegerageje ko nawukina ntabwo byari byoroshye muri make gusa naragerageje
nyuma y'aho ngaho nagize amahirwe yo gukina icyo nashaka ko abantu bumve urumva ukuntu avuga ikinyarwanda neza nubwo hari ndavuga ati wenda haba ibintu byo gukosora ariko aravuga ikinyarwanda yego turatuntu kuko tugora abantu benshi ndavuga ati ariko abantu bakwiye kubyiga ndavuga ati nyine turatuntu turagora ni mwiyiga ndimi kuko bira ntabwo ari ibyo kwiga ku ishuri bira bintu bivugirwa mu rugo hari abo bigora bibagora biteze uyu nguyu uvuga ndavuga ati n'umwana azavuka avuga ndavuga hanyuma se ushaka kumwe mwise niwe avugaga ndavuga ati wasanga reka da abana baragiye none se ntabwo ujya wumva ntabwo wumvishe pasiteri wenda ukavuga ngo amafaranga tukayarya tukarya amaturo tukarya reka sikuva akirira amaturo nakanagenda ukumva umwana abivuga ati nakanagenda abantu bakabyemera ariko harimo umusitari wacu wagize ndagira ngo abantu mbere y'uko tuza kuvuga uyu ni umukinnyi ukinana n'abandi bakinnyi b'abanyamahanga uhura nabo wakaba yatangiye kuvanga ariko urumva ko hano yagerageje kabisa ahangana nabyo hari umusirikare rero kapiteni nawe wenda abantu bakatubaha umwanya babanze bamwumve tugaruke nyakubahwa perezida wa repubulika mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu banyakubahwa abayobozi urubyiruko bagenzi banjye mwaramutse neza nitwa kapiteni Michael Sengiyumva mfite imyaka 29 y'amavuko abandi umwe mu ngabo z'igihugu uyu munsi mpagaze aha kugira ngo mbasangize impamvu zatumye nifuza kuba mu ngabo z'igihugu nubwo rwose aho nigaga mu mahanga batwizezaga ibikomeye batwizeza ibitangaza kuva nkiri muto natojwe yuko ubwenge bwacu ubumenyi bwacu imbaraga zacu zigomba guteza imbere igihugu cyacu kuko urebye ku isi hose buri gihugu gitezwa imbere n'amaboko y'abana bacyo nuko rero nafashe icyemezo cyo gutaha mu Rwanda ngeze mu Rwanda mbona akazi ku isoko ry'imigabane makora igihe cy'umwaka nubwo nari nyuzwe n'akazi nakoraga ariko numvaga ntaragera ku intego nihaye mu by'ukuri je nabonaga akazi k'igenamari nagakora n'ikindi gihe kizaza mu buzima bwanjye ariko ikiguzi gikomeye kuba uri muto ufite imbaraga uri urubyiruko ni ibintu biba rimwe mu buzima ariyo mpamvu numvaga ngomba gutanga umusanzu wisimbuyeho ku gihugu cyanjye nuko natekereje kujya mu gisirikare impamvu ya kabiri nabonaga hariho abandi benshi tungana bamaze kuba abasirikare twari tuziranye tukiri bato kandi nkabona ni umwuga ubateye ishema impamvu ya gatatu ari nayo y'ingenzi ni uko gukunda igihugu kugeza n'aho wakitangira ni umurage ukomeye twarazwe n'abasekuruza ndetse ni igihango tutagomba gutatira nk'urubyiruko muri make aho natangiriye imyitozo ya gisirikare n'ubu nkaba nkora umwuga wa gisirikare nahuye n'abantu benshi baturutse mu ntara zose z'u Rwanda abaturutse mu mujyi ndetse n'abaje bavuye hanze harimo abanduta abonduta n'abo tungana ariko twese duhuriye ku kintu kimwe gukunda igihugu ku buryo bibaye ngombwa wanakitangira ngira ngo abantu ko bumvise kapiteni ari umwe mu basirikare bize hanze muri Amerika ngira ngo niba ntibeshya yego amara y'iyo myaka yigana n'abanyamahanga aragaruka ni umwana uvuka mu rugo rwashoboraga ko bavuga igifaransa n'icyongereza neza ariko Kinyarwanda akaba bamusemurira Kinyarwanda akajya kivuga rimwe na rimwe mwumvise Ikinyarwanda vuga
nta nubwo wakeka ibyo bintu none umuntu arava hano Urumva akivuze ati, umuntu ajya ntabwo akatubwira wakeka ati ko- ubu mu ndeba mvuye hanze ati hanze heza ati kamara akaza avuga tumeze ute inyoko kuko atashaka kuvuga tumeze ute mama ibi bintu rero abantu mwese b'abasirimu kuvuga uvangavanga utobatoba ibintu imvange burya imvange ntabwo ari ibyo kurya by'abasirimu inshuro wagiye muri hoteli bakaguha ibirayi bashyizemo ibishyimbo n'ibitunguru n'amashaza n'inyanya n'imyumbati ni kangahe imvange ubundi ntabwo ari insirimu ariko ni ingenzi ku mubiri yituri niba rero imvange y'indimi ari ingenzi ntizivangire mu bumenyi zikwivangira ku rurimi mu gihe kimwe mu gika kimwe niba hari n'ijambo wumva kubera ko dufite amwe mu magambo twatiye cyangwa ibikoresho bitari ibyacu uvuga uti sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda ariko bene byo bavuga ko umuntu yumve ko ubwonko bwawe bwashatse ikinyarwanda kikabura kuko nibyo twatiye yes yego ariko umuntu ari mu nama y'ikinyarwanda aravuga umuntu yaduhaye inkuru umuntu ufotora yinjiye mu nama irimo abantu nka 200 bamurebye babona n'uruhu rwera uko biri kose ntiyavuga ikinyarwanda ako kanya bari bayoboye inama n'abari imbere bose batangira kuvuga icyongereza ari ufotora gusa araguma arafotora barangije hagira n'umubwira ati nta kibazo ati nizere ko wenda ibyo twavuze mbere utabyumvise ariko hano twagufasha ati yerega ntabwo ari ngombwa naje mperekeje saa mu gihe mfata amashusho mfata amafoto njye n'ubundi ngiye kwigendera ariko inama yabirindutse kuko babonye umuntu umwe winjiye ibi murabihuza mutena n'ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yabwiraga urubyiruko ejo ikibazo twibaza abantu bavuka nkatwe sibyo batuye ku isi basenga nkatwe ni iki gituma igihe cyose duhora bateze amaso tubatezeho kuramuka ari nayo mpamvu noneho ubona Bibiliya igiye gucika kuko watangaga amafaranga yo gukora iyi Bibiliya yagennye ko Bibiliya zizasohoka bandikamo ko bemera ko bemera ko abahuje ibitsina basezerana imbere y'Imana kuko babyanze Bibiliya igiye gushira namwe munanirwe kurwana ishyaka ryo kugura iki Bibiliya niba ukunda gusoma Bibiliya niba uzi icyo Bibiliya ivuze mukristo umuntu usenga birimo yarokora abantu benshi niba uzi ko hari icyo Bibiliya imaze yigure aho kugira ngo uhange amaso uguhe ibyo utazabasha kwikorera bizagenda bite niba umuntu umwe yinjira mu nama twaganiraga ku bijyanye n'indyo ishyitsi ikwiye guha abana bacu tugahindura tugatangira kuvuga igifaransa rimwe na rimwe nkajya mbaza ntihariye imiteja bayita bate nkabanza gugu ko imiteja yitwa kugira ngo mbone gutanga igitekerezo nkajya ni harya igitoki ati ubwo nshaka kubishyiramo harya nabyo byitwa banana urumva icyo ubwonko burimo buhanganye nacyo unaniwe gutanga igitekerezo cy'ukuntu tuzavanga imboga n'ibitoki tukagaburira umwana kuko ushaka kubivuga mu cyongereza kandi icyongereza iyo uvuzemo ikosa sare yose iraseka uwavuze ikinyarwanda bakumva n'ubundi ikinyarwanda ntabwo ari ururimi rw'abantu bagize bate bya bintu ni ugusuzugura kavukire yacu isoko y'inkomoko ituma nitwa Mutesi none si urarenganya abantu ituma nca ahantu bakavuga ngo ndi umukazana wa abantu bose bagira bakazana tububaha kimwe iyo soko rero yituma mba umukazana nkaba nyirabukwe nkaba mama wa runaka nkitwa mwene runaka nkavuka kuri uyu musozi nkaririmba ngo ururimi rwacu rukaduhuza amaboko n'ubwenge bikakorera iki gihugu twavuze indimi z'amahanga twashaka tukarusha benezo ariko tukamenya ko ururimi rwacu rukwiye agaciro njyewe icyo nemera abana nibige kuko dukeneye kujya kuri iyi si yose tugakora akazi tugashaka imibereho itunga igihugu n'abantu ariko kandi ibi barimo batubwira ngo twige kuvuga ikinyarwanda ntacyo tuzavuga utarakivuze yabuze ikisi kereyo ugeze aho abwira perezida ati nzarakara umujinya ariko nibura arimo arahangana no kuvuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika tugiye kurakara umujinya ni nkaho yakavuga ati tugiye gushyiramo umwete dukorane umurava ariko ko ayo magambo yose y'ikinyarwanda atayazi nibura ashyizemo kurakara umujinya nibura bari aho nubwo bamusetse ariko bumvishe ubutumwa bwe ntabwo ikinyongereza yavugaga mu myaka 3 ishize ikinyarwanda yavuga mu myaka 3 ishize ariko arimo avuga ubu nta muntu umurusha mbere
yarakubwiye agatse ndakubwira icyo twigeze gutunga hano minisitiri w'ubuzima udashobora guhagarara mu baturage ngo ababwire ati iyo mudayoye ibiziba byagiyemo n'ibicuma n'iki amazi umubu uzabamara ibicuma ntamenye ibyo aribyo ibicuma se ibijanjwe by'ibicuma n'ibiryo mu cyongereza barabivuga nigeze mbona akantu kamwe pasiteri barubara yasemuriraga pasiteri wundi wo muri ADPR yitwa ndera niwo muri ADPR niwo muri ADPR we niwo muri ADPR avuga ati ukavanga amashereka y'umupfakazi n'amashunushunu y'ihene n'amahurunguru atugaha umuntu umurozi ati ngaho se murundi ati pastor ati ibyo sinamenye ko mbivuga mu cyongereza dukeneye urwo rurimi rwacu nirwo ruduhuza iyo twavuze amashunushunu n'amahurunguru ntabwo bigira ururimi mu cyongereza cyangwa mu zindi ndimi ni ibyacu ubu wabwira abantu wasobanura abantu uti inkongoro wayigira ute mu cyongereza mu gifaransa inkongoro dufite ibyo abanyarwanda duhambiriyeho dukwiye no kwiyambara ku rurimi ariko ibi abatwa ko bajijutse bafata ibyemezo abana babo ntibavuga uru rurimi abana babo uzi kubona umubyeyi wabyaye Sikovi akankuza nkareshyane data yajya ahura n'abuzukuru bari bo bana banjye bakajya bacana amarenga nk'aho bafite ubumuga bwo kutavuga kuko umwana wanjye aravuga igifaransa sekuru ntazi na bonjour hasi yararereweyo aho bakivuga niye si wanjye njye se waramujyanye mu mashuri kubera ko byukira mu kazi akajya muri creche Mariya mubyeyi watubyaye twese tugaheka natwe none se kuki mu rugo tutagira icyo tuvuga kuki uyu mwana atamenya turu rurimi n'urw'iwacu uru n'urwo ku ishuri ndavuga umubyeyi nyine amenya ati mu rugo iwacu tuvuga dutya papa yitwa papa sogokuru ni sogokuru ntabwo ari dadi nyogokuru n'uyu ariko ayo masana nyirasenge ninde se wabo ninde nyirarume ninde abantu babwira ngo nyogosenge ninde shaka bwa ntawe kandi uwo muntu tumutegerejemo ko azaza twaba twicaye hano bakari umuntu wize neza bati niwe minisitiri w'iki w'amashuri abanza n'ayisumbuye oya byaba bitaragiye bityo bati niwe minisitiri wa minubumwe ubungabunga amateka n'ibindi byose bigize abanyarwanda utazi nyogosenge icyo ari cyo kuko imyaka uko itinda niko bizagenda turahagara dutese abaterankunga bo tubareke bajye hariya none se uriya musirikare ejo kapiteni yavuze ikinyarwanda gike nubwo nabonye abantu bakase akantu ko aho yibeshye imyaka ariko umuntu yize mu bazungu aba mu banyamahanga iwabo bashoboraga kuvuga ndatekereza ko n'amashuri yizeho bavugaga urwo rurimi ariko aravuga kiriya kinyarwanda nuko umubyeyi umubyara yaramubwiye ati uko byose wakwigira niyo bagushyira kuri gaze ugatogota ukabira ku buryo abantu bose ntawe ukwegera niyo uko bizagenda kose hari umunsi buzira wahoze n'umwana w'uruhinja ko akoramo amazi arashyuha ntiyibagirwe muvuga igifaransa n'icyongereza ariko mwibuke ko ururimi ari urwacu ibi rero nta impamvu tutabyitaho nta gaciro bifite ko na leta nta gaciro yabihaye mujya mubona ku nzu za leta ho ako gaciro karahari kanditseho bandika ngo Repubulika y'u Rwanda akarere wenda ka Rubavu akarere Musanze Gakenke bakabyandika mu kinyarwanda ariko ku mihanda bakashyiraho n'indimi z'icyongereza ku muhanda ku bindi byapa bifite icyo bivuga ku baturage ururimi rw'ikinyarwanda ni rube rwinshi ku buryo n'umunyamahanga winjiye ati iyo banditse umujyi wa Kigali hasi bakandikaho Sitovu Kigali biriya bivuga ibi ku buryo nyine agira amatsiko yo kwibaza uko ururimi rwacu ruvuga Sitovu Kigali ngewe wenda nushaka uze kubireba ndaza kuko ko agafoto tewa kadushyire mu kiganiro barebe ukuntu abarusiya banditse izina ryanjye Mutesi Skovia byanditse mu mazina yabo hasi bagashyiraho n'ayanjye nkuko byandikwa mbizi kugira ngo ntazabireba nkabiyoberwa ariko babyanditse mu ndimi zabo urwabo amazina yanjye barushyizemo bashyira no mu rugo nshobora kumenya ikinyarwanda cyawe kagishyira mu kirusi Mutesi bakabyandika nkuko ariko bakabishyira mu nyuguti zabo icyo Skovia bakabyandika mu ndimi zabo bakabyandikamo none ukibaza ngo bizagenda bite hano nitudakomeza guhangana hakwiye no kuba abantu bigisha umuco n'ururimi bakwiye kugira ibiganiro mpaka kwa kundi twari tuvuga ngo amazi n'umuriro ibyo impaka biganiro mpaka ngira ngo abata ni debate
bakavuga ngo amazi n'umuriro n'iki kirusha izindi mbaraga. Icyo kiganiro kikaba mu kinyarwanda ku bana b'abanyarwanda biga mu mashuri runaka kugira ngo tunamenye ko abana bagomba gukura bazi ko ikinyarwanda bifite aho bihuriye se n'abayobozi ujya kumva akazi ashinzwe titire yamunaniye kuyibwira abaturage. ntahagera se akavuga ati akajya abaza ati harya sikovi ati director manager of runaka wenda tuvuge nkandira director manager of agriculture and farmers n'ibindi nk'ibyo ati ubwo ntavuga ko ndinde umuyobozi w'amafamu ndi umuyobozi w'amafamu n'imirima urimo urabyumva kubera ko ntabwo noneho nari mvuze ibyapa mvuga n'indimi mvuga n'abayobozi bari hano. Ubwo rero siko turajya no mu byemezo by'inama y'abaminisitiri bijya bisohoka bagashyiramo ikinyarwanda ariko amatitire yabo sinzi niba atagira ikinyarwanda bakasohora ari mu cyongereza bayashyira mu cyongereza kuko umwanditsi ni wa wundi ariko hari aho bashyira ikinyarwanda. Oya ari risohoka ari ikinyarwanda ariko amatitire z'abo bantu ari icyongereza. ngese ko nyamenya tuzaba tubireba izindi nshuro. Oya busitse gatoya sa hano uratubeshya hano umva abadukurikiye mu dushakire ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bigasohoka ari mu kinyarwanda turebe ariko amatitire y'abantu bahawe imyanya niba imyanya abantu bahawe ikaza iri mu cyongereza iguma mu cyongereza nabyo byaba ari intege nke z'ururimi cyangwa no kwanga kwivuna kuba bigize kugira ngo atagira ibyabusaba agomba avunike kugira ngo tugumane umwimerere. Buri umuntu wandika abanyamategeko se boko bagerageza nabo bagerageze kuri iri tegeko ryanditse ikinyarwanda icyongereza igifaransa ni mugerageze ibyapa byacu biza kambabwire rero ishyano riri kuri izi ndimi z'amahanga twafashe tugaha intebe kurusha ururimi rwacu. Agize atya Nyiramwiza w'Ibumbogo ahubutse ruguri yaraje yikojeje muri banki. Mujya mwibuka ikiganiro cy'umugabo nakoze wambuwe na Equity Bank bamutereje cyamunara manager akamukubiranya atamenye icyabaye. Muzi nkuru y'umukecuru w'imusanze ejo bundi wagurishije inzu umugabo n'umugore noneho nyirabukuba akaba arimo kuyitwara afatanyije n'uwo muhungu we nyiri kugurisha bakamubwira ngo nasinya atazi icyo asinya kuko watazi gusoma. Iyo ni ikibazo kiraho ariko uwo mugabo wa Equity bamuhaga amasezerano yanditse mu cyongereza bakajya bamwereka aho asinya gusa. Namwe mutekereze ubundi ibikambisubireho mujya mubona ko za banki zitanga amasezerano zimwe na zimwe yanditse mu cyongereza gusa umuntu nagiye meze kandi ubwo umuntu yaje kwaka inguzanyo yo kugura ifumbire ni umuhinzi w'umukungu jumba wakize ushaka amafaranga bamuha na miliyoni 100 ariko ntazi gusoma icyongereza cyangwa yaba kandi inguzanyo yihuse agasinya amazina yawe hano muze agasinya barangiza bakamuha amafaranga wenda ariko ugasanga hari ibyo bashyizemo bigomba kumugonga kuko wamuhaye aya masezerano arashaka ko azananirwa vuba ingwate yatanze bakayigura make. Oya ubwo so gukorana neza se n'abanye kugira ngo itere imbere n'umuhinzi atere imbere. Worega kuki babishyira mu rurimi tutumva ubundi mbere yuko umukiriya bamuha ibyo asinya no mu yandi masezerano yaba y'akazi yaba yiki wamubaje ngo ururimi wumva neza wisanzuyemo nuruhe ngo abarirwa nkoramo amasezerano. Icyo kibazo abantu bakakibaza niba umuntu avuga ati numva icyongereza ni byiza ariko umuntu nakubwira ati numva ikinyarwanda wimufata uryo amatangazo bagitifu butugari bakamubwira bati tangazo bakarimwohereza mu cyongereza cyajya kubishyira mu bikorwa akubitiyeho na yahubihubi y'abamwirukankana ku kagari n'inzara afite muri akari akantu ko kuba nta kintu bafite kiracyakomeye mu cyaro bahabwa 1/3 cyayaba mu mujyi 80 kubiha umuntu kamubwi umuntu kumubihumbi 80 warangiza ukamwoherereza itangazo ryo mu cyongereza ngo aze kwishyira mu kinyarwanda riha abaturage. Barimo no kuvuna umuntu bishaka harimo guhemuka ahubwo harimo amahano pe ururimi rw'ikinyarwanda abantu barugire bati ntabwo se bishoboka kuba rutava muri ibyo byemezo. Hari ikintu kimwe ntekereza cyakorwa abayobozi bakuru
nitubumve mu majwi yanyu murangura mubwira abantu muti ururimi ni ikinyarwanda ibindi biri kumugereka. Oya. Yego. Yaba busanyije n'itegeko. Itegeko nshinga rivuga ko mu Rwanda hemewe indimi 3. Hemewe. Ariko mu mvugo zacu nk'abanyarwanda ururimi rw'ikinyarwanda ruza imbere. Ibyo bintu nibi bimvuze kuvuga ngo abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda binyuranyije n'itegeko nshinga nditabarib. Ntago binyuranyije. Ntago nigize mvuga ngo basibe izindi. Ahubwo bongereho n'urw'amarenga hajemo n'urw'igiswahili. Narwo rwaremewe rw'amarenga aho. Nazo zizemo. Ariko ukuntu ururimi rw'amarenga ari ingenzi ku muntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ni nako ururimi rw'ikinyarwanda ari ingenzi ku munyarwanda. Umunyarwanda utazi kuvuga ikinyarwanda yumva ari ikinegu. Yumva biteye isoni. Nahaguruka tukajya mu nama bakavuga bati hari ibintu dushaka gukora bati mushyiremo siko bati ntago avuga ikinyarwanda ka dushaka kuvuga ikinyarwanda neza. Naza kisanga kugira ngo tutajya gushaka abasemura hatari inama mpuzamahanga. Abize gusemura ntabwo bazabura akazi kubera ko inama mpuzamahanga hano zihora ziremye. Ubukerarugendo bw'inama turabufite. Ubwo burahari pe. Ariko uzi kubona inama iyobowe na meya ariyo mpamvu mujya mwibuka umunyamabanga nshingwabikorwa wa Vunga yabaye MC perezida yasuye abaturage yamukubita amaso aho twakwijambo ngo ni Vunga korodi siri ukuntu bamusererezaga yarahagurutse gitifu icyongereza kimubana uruzi kiranga kiratemba kikajya kimucika ari cyo ashaka kuvugamo cyangwa iki ari cyo ashaka kuvugamo kuko yarebaga muri aho imbere mu myanya y'abanyacyubahiro perezida yicanyemo n'abantu bafite uruhu rwera icyongereza kiranga yeza karacika tireganya kubaho ati twateye imbere natwe tuvuga icyongereza uri muribaza kuba gutera imbere ubibarira kuko uvuga icyongereza ibyo biravugwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa uwo ni umukoroni waje aratubwira ngo ibyacu ntibikunda kuvuga ibyanyu ntago ari ugutera imbere oya umuntu akavuga ngo noneho nkaza umuntu akamwe ati turahura saa 12 zaba ziburi 5 nkamwandikira ubutumwa bugufi nti rero sa ntinageze handi twavuganye ntugire ngo nahageze ubwo naho mukanya hakanya yahagera kansuza ati atuzi kuri umuzungu kuko nubahirije isaha mbaye umuzungu nanze kuba mwene ntuzo uwo ni umukoroni waraje aratubwira ati niyo mwapfa mutemera ibyanyu ntimuzazuka nabonye hari undi uvuga ngo abazungu ngo bagira isaha ngo ariko twe tugira igihe ibyo bintu rero sibyo wagerayo ugasanga umuntu yavuze ati muraza kunywa amazi abana nibabyuka barakora iki ibintu byawe biri ku murongo bati uzi ibintu ati ibintu byo bihora ku murongo n'umuzungu uriyo mbese kuba byagiye ku murongo byatumye nta kazi ubwene gihugu byanyatse ubunyarwanda aburo no kuza gasanga abana mu rugo yabo basogoko bahagera bakumva utwana turavuga igifaransa cyita ahantu barasirimutse hata abana banje bateye imbere noneho umusaza umukecuru masenge nyogokuru akajya asemurirwa n'umukobwa we umwazukuru akavuga nge nkabwira barimo barambwira ataravuze Bikira Mariya yego aravuze umwana uri mu maso ya nyirakuru kina uwo mwana ari mu cyerekezo cy'aho ifaranga rigana none se kuvuga ikinyarwanda n'icyongereza byakubuza kuvuga n'igifaransa sikovi ntabwo sindi mise nturagenda na Jeronel ngo basange yanditse mu kinyarwanda bati katonda kabuka wiyizehe yandike mu cyongereza kuko nacyo kizi uwo niba yishaka ariko bidakuyeho umwuzukuru ntabwo akina na nyirakuru ngo ajye afata akagasunu ngo ajye amaza ati none se nyogoko aka kantu kajya kakurya ibyo bibazo umwana ashaka kubaza nyirakuru ntari bimubaze kuko ntibavuga ururimi rumwe umwana yahuye n'umunyamahanga ari we nyirakuru umunyamahanga ni umunyarwandakazi wahuye n'umwuzukuru uvukira i Remera nyirakuru avuka i Karongi yaranwe kuvugana n'umwana we abana nibavuga igifaransa none se uko abana abantu biga imibare ubu sabese yo yinjiye kwa sajyana inshinge nitaburiye nibwo samenya ko yabaye umuhungu yabaye dogiteri akaba minisitiri w'ubuzima yinjira nka sabe nyine acaho niba hariyo simbizi niba afite mama we
igituma mvuze papa we nuko we nigeze kumubona hagatambuka niba nahara kamaze ati nta gasururu gakonje mama nta kanyiramabuye kahiye ngo nire ati yo ati mwana ati narimbiza ati harako nakubikiye nyabo urwo rukundo umwana rwo gukata muri karaka ariko bakamwereka bati hari urutarashya shingamo yinjira se yambaye itaburiye mbere yo kunywa gasururu mama yamubikiye arabanza agakubitamo igipimo ngo arebe ubushyuhe bwa digira abanza apime nibwo byemeza ko ari umunyabwenge ari dogiteri ari minisitiri w'ubuzima ajya kunywa ibyo yabanje gupima ngo arebe ngo harimo mikorobe zingana ikizavuyemo izakwica ubwo se abo bantu urumva none kuvuga kuba ngo abatavuga ikinyarwanda niko bateye imbere hari ibintu bidasaba kuba porofesa ntube dogiteri ntube nde bisaba kutekereza ngo ndinde uwo ndiwe niki bifashije iki njye hano ndasaba leta nta nubwo nsaba minisiteri ndasaba leta niyongere itwemerere n'amashuri mpuzamahanga yiga hano bayasabe bajye biga ikinyarwanda nk'isomo ntabwo babishyizemo harya bishobora kuba birimo aho mperuka ari nk'isomo ukuntu yego ariko noneho hajye haba n'amarushanwa y'abana b'abanyamahanga biga mu Rwanda uko bavuga ikinyarwanda nk'uko natwe dushobora kujya mu marushanwa y'abavuga izindi ndimi njya mbona ari ibigo by'i Musanze bisohokera hanze yego ibyo bintu byose n'ibindi bihurizwe kuko dushaka kumenya umuntu yize mu Rwanda ahavuye atazi na muraho kuko yasanze natwe abana b'abanyarwanda ntawe ubivuga none se ko ari bubyigire kuwo bigana kandi uwo bigana nawe akaba ataragiye avuga muraho urugero ngo abyiga bikuye mwabonaga ukuntu ambasaderi wa Amerika ko yavugaga ikinyarwanda byari byaratangaje byari byarabaye inkuru n'imbwirwaruhame yatangiye kuzandika mu kinyarwanda none kuvuga ikinyarwanda uzi icyo byabisobanuraga yaje ku kazi abandi bavuga ati shabara abantu mujye mubareka yaje ku kazi kandi arashaka kubana n'abene gihugu niyo mpamvu avuga ururimi twumva noneho iyo wavuze icyongereza ko batavuga ko wakoze igitangaza twe turakambakamba tukiga nyine mugi wabo niyo mpamvu mugwa mu nyanja mwatanze miliyoni 20 ngo babambutse inyanja mwageramo ikabarohama amafaranga ari igishoro mu gihugu kimwe ushobora gukora koperative ihinga ibitangaza hano wishyiramo ijambo koperative harya ndarivuze urumva kamvuga ihuriro bagira ngo ni nka yufu konegiti karitanga cyangwa urugaga ibyo bintu rero twongere turebe reka navuze abasirikare nagize mwumvisha umuririmbyi wacu ararimba ikinyarwanda yavanzemo n'icyongereza izo ni indimi z'abari hanze muhanzi yemerewe kuvuga indimi kuriya hari n'igihe avuga ururimi avuga ijambo mu rurimi rwaryo ariko uwakarasa nkaho ari goreka mu buryo bwa gihanzi no kugira umuntu aryiteho mwumva icyo ashaka kuvuga niba rero uri umuhanzi ukaba mu ndirimbo zawe uvangavanga izo ndimi hagamijwe nuko ushaka ko aba mu bihugu bitandukanye bumva icyo uvuga gerageza nujya kuvuga ikinyarwanda mwumve elementi niba ari elementi niba ari indi uko avuga reka tumwumve yego niba avuga atya ese koko bishingiye ku ndirimbo aririmba n'ubundi azivangavanga oya nuko ariko azi ko ashaka kuvuga aribyo akavuga ngo kubera ko nkunda ngo guhora mvuga indimi nyinshi nzivanga ngo iyo ngiye kuvuga ikinyarwanda birangora ngo bityo rero niyo mpamvu ngenda nzivuga hanyuma umusirikare agenda arasasi yavuye ku rugamba ko ari cyo abasanzwe akora none se icyo asanzwe akora umusirikare se agiye cyahamagara umwana we akamubwira ati ngwino kwa kundi ahamagara abasirikare muri tenime zabo bakoresha kacina niko abwira se umwana aba ari umusirikare ku gisirikare agiye arasa ibyo agomba kurasa iyo yagiye kubirasa ariko yinjiye mu rugo aba ari papa ahamagara umwana ati mbe mwiza wanjye ngwino ariko siko asanzwe ahamagara namwe abantu bamwe kwitwaza ibyo mukora naho muba ngo mujye muza intore se aho igenda hose igenda ihamiriza kuko ariko kaza akora imbwirwaruhame nizigerageze mutubwire mu kinyarwanda nibibe ngombwa mwongera akazi k'abasemuzi cyokora inama irimo kuba mu rwego mpuzamahanga iyo ndabyemera kugira ngo n'abandi bantu kuko u Rwanda ntabwo ari indaki kinze abantu bose bakwiye kwinjira ariko ibyo nibitaba turaza kugira
ibibazo nta myaka 20 hano dusigaye tutazi ururimi tuvuga tubaza se tuvuga ikinyarwanda tuvuga ikinyarwanda cya Rwanda kuko abantu barabifashe barabitobatoba birarangira kandi tubyemera dutyo muzi ijambo tujya dukoresha ryitwa gukasira ntabwo ujya wumva umuntu avuga ngo umuntu yaramukasiriye gukasira ni iki ni uruhe rurimi gutera umwaka no gutera umwaka nyine ni uruhe rurimi ijambo gukasira kasi ni icyongereza nyine bajugunye mu kinyarwanda babikata ibi byarafashe nta muntu ukivuga ngo runaka yanteye umwaka aravuga ngo yarankasiriye ubwo papa azabwirwa n'iki cyo bita umukasiro ko n'umwongereza atazamenya ko kuvuga ngo yarankasiriye byahindutse n'ibikiri na kasi none izo n'indimi z'abari hahandi nyine ku muhanda nyine izo ndimi turema zo ku muhanda zikaza zagera wajya kumva umuyobozi arahagaze arakoresha ijambo ritabaho mu gihugu icyo ari cyo cyose ntawe ukoresha urwo rurimi ururimi rw'uruhangano rwo mu nzira umuntu akarushyira mu umuyobozi ko atari umuyobozi mu rurimi nyine nakoresha ururimi nyarwo yijya gutoragura izo ku muhanda niba azi ko atashobora kurutekereza mu mutwe ururimi ashaka kuvuga naze yarwanditse ninde muntu se bise injiji kuko arimo gusoma ibyo yanditse sinababwiye ngo mva hano nanditse ku rupapuro rwanjye nitwa Mutesi Sikovia nkorera ikinyamakuru mu rwa Gasabo nyakubahwa perezida wa Repubulika ikibazo cyanjye ni iki hanyuma ko nandika izina ryanjye bakibaza atari ko harasoma n'izina karisoma hanyuma ngezeyo se nkagira igihunga nkaryibagirwa hari umuntu wari wanyitinjije ntibagira izina ariko nzagerayo ngira igihunga nryibagirwa urebe icyo mu nkoro bazavuga bati ngaha ariko iyo naryanditse urabikurikirana nawe niba uzi ko ururimi uvuga rukugora gerageza wandike kugeza uyu munsi navuga ngo dufite urugero rwiza rw'abantu bavuga ikinyarwanda binjiye kuri ubu butaka kubw'amateka menshi batavuga ikinyarwanda kandi ubu bakivuga neza nubwo kare ataramenya ikinyarwanda ariko urebye imbaraga akoresha madamu Ntuza uyobora CEO wa RDB urebye imbaraga akoresha hari undi muntu wigeze kuba yabayeho minisitiri cyangwa umuyobozi wa ICT witwaga Gatare Francis Gatare uriya noze umugabo mugufi muza avuga ikinyarwanda ahubwo yaje hano avuga icyongereza n'ubu niyavuga mu ijwi rye umujyanama wa perezida mu by'ubukungu gutyo ntago mbizi icyo nzi cyo n'umwarimu muri kaminuza yavuye muri Rwanda Petroli ibintu nk'ibyo ikigo cya mining wowe uvuga siwe arahari wundi wigeze kujya mu bintu by'ikoranabuhanga mugufi y'abantu baramwibuka Gatare yaje uriya mugabo nta kinyarwanda avuga ngira ngo ajya muri perezidansi agira ate uzi ko haca imigana mwanagana akavuga ati wowe gacwa we kubera ko yaravuze ati ubwo mvuye aho narindi nje iwacu kandi ngomba gukorana n'abanyarwanda ahangana nabo kugeza avuze umuyobozi kuba yatinda kurumenya se ubwo ari ibihambaye nta nk'uyu wari uri muri Minfotra ntacyo yarazi cyane hateze fanfan kivuga nyine abaturage batavuga avuze ngo icyo kiza hari aho muzi sabwira abaturage yajyaga ajya mu mbwirwaruhame ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu umunsi w'umurimo ariko yabaga abwira abakozi shatse yari buvuge n'iringara ariko nyine reka twe kuvuga n'abayobozi turebe hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu atavuga ururimi ariko nibura arwica arimo aruvuga noneho tuvuga tuti mu myaka 2 ko yavugaga 3 si ko avuga 4 si ko avuga ibaye 5 si ko avuga none umuntu yaraborotse ntashobora kuvuga ikinyarwanda kandi umunyarwandakazi ni umugabo ni pasiteri ni dogiteri utuvura niba utakivuga se ari byo bimugaburira wa muntu none se abivuze byombi yabiki bamugira bandese bamureba icyo rero niba hari umureba akavuga tubwo atavuga icyongereza akaba yaje avuga ikinyarwanda twamubaza icyongereza akakivuga twamaza ikifaransa akakivuga ibyo bizamugira injiji kuko azivuga izo ndimi uko ari 3 kandi neza noneho byaba akarusha kongeraho n'urw'amarenga kavuga ati yewe nuzaza hana ngana atavuga tumva ari kurw'amarenga rwavuga ndavuga gusaba service ujyanye ikinyarwanda undajyana icyongereza uri waye hambere none se uzi ngo hari ikindi niyo mpamvu tugwa mu nyanja tugiye niyo muntu bamubwira bati so wahoze uvuga ukuntu abadokiteri bavuze bati mwokanyagwamwe njyewe ubu ngubu icyo nkora mfasha umunansi kuzinga ibikoresho kandi Kigali ninjye wabagaga
amagufwa Canada birukiraga ni njye wabagaga amagufwa i Kigali Kanombe abantu bose banze none hano mfashe umunansi kuko kuzinga imikasi Canada diplome yanjye bayifata nkaho n'iki bakonga ati buzinga imikasi ubwo ntabwo yaguye mu nyanja nubwo yambutse ubwenge bwaguye mu nyanja wagera imusozi ubu dogiteri ibyo yize byose byasigaye mu nyanja yambuka ari umuntu wo kuzinga ipamba yarabagaga igufwa abantu hano bagenda akabavura ariko ngo arashaka kuzagwa i Burayi niba ko i Burayi batemera diplome yawe ukaba ujya gushaka hari amafaranga muri Afurika habuze ikindi gihugu gihemba menshi birahari cyane jya gushaka amafaranga wijya gushaka ubuzungu n'ubunyaburayi jya mu bihugu bifite amafaranga bikwishyura binemera ko diplome yawe ifite agaciro utanga umusanzu none urahura zinga ipamba ngo ariko uzasazire muri Canada ukarara mu nzu utarambyamo wararaga mu nzu hasi no hejuru wishyurirwa ibintu njyewe icyo nemera wava i Kigali ukajya i Kampala wava i Kampala ukajya Sudani ukavayo ukajya ahandi ugakomeza kuko ushaka amafaranga ariko ntabwo ukwiye gutakaza uriwe dukwiye kwigisha abana bacu kurahirira ngo naho isi yarangira niyo imyuzure yatera wa mugani w'abarokore nibo baririmba ngo niyo amashyo yashira mu biraro sibyo imisozi ikuma n'imigezi igakama tuzakomeza kuba abanyarwanda tuvuga ikinyarwanda iyo ndahira ikaba kuri buri munyagihugu wese iyo ndahira ikaba ku banyafurika aho usanga abantu barakoresha amafaranga akorerwa mu gihugu cy'Ubufaransa abantu batunze amasefa igihugu cyabo ntikigira amafaranga ururimi rwabo bakoresha igifaransa urumva aho umuntu agukoroniza akajya naho banki y'igihugu akubwira ngo iwawe ntizagira umutekano irimo amafaranga ava mu gihugu cyawe akayijyana muki akavuga ati genza yabarindira aho ubwenge butuma mubona amafaranga ajya muri iyo banki kuki butababwira ko mushobora no gushaka uyirinda akayirindira ku irembo kwaso none nibyo urubyiruko dukwiye kubanza kumenya igihe ururimi rwawe urwihisha ukihisha ubwene gihugu urumva warwana ute utazi uwo urwanira ntumenya n'ibyo mu Rwanda uzi impamvu abantu bamwe bajya ku rugamba bafite ibikoresho byose bagatsindwa iyo udafite impamvu yo kurwana n'utsinda bagaho bati mwiruke mubare abantu mubasubiza inyuma atari ubundi ko baturasa turabarasira iki ubundi turapfa iki n'abariye uwo musirikare yatsinda urugamba bayobozi turabasaba banyakubahwa nimudufashe sinzi noneho ufite ururimi mu nshingano ninde ubu ngubu ntabwo muzi umuzi azamubwira ubu ni Masozera none ufite ibintu by'intebe se Robert Masozera ambassador cyangwa barahinduye n'ubu honorable nyakubahwa nyiri cyubahiro mudufashe ambasaderi mudufashe mwongere mwibutsa abayobozi mu biganiro bitandukanye muhuriramo n'abayobozi niba ngombwa mwandikire inama y'abaminisitiri niba ngombwa mumenyesha umukuru w'igihugu ejo bundi yabwiye barora ati wanyigishiriza abayobozi ikinyarwanda bivuga ngo ariko perezida nawe amaze kurambirwa ikinyarwanda mwasutsemo igifaransa n'igiswahili ntawabujije kuvuga izo ndimi kuko amateka yaratwigisha ariko n'ubumenyi nabwo buraza nugira ku kinyarwanda nacyo kivuga ukivuge ndagira ngo mwese muze gukurikira imbwirwaruhame za perezida yavuga icyongereza yagiye kuvuga u Rwanda aritsa neza akavuga u Rwanda mu kinyarwanda iranawa ntago ari Rwanda urumva abandi bavuga izindi ndimi bafite ukuntu yagiye kuvuga u Rwanda bakavuga ngo ini Rwanda ariko aravuga yagira ati Rwanda icyo kintu cyo kuvuga ko ariko tuvuga ikinyarwanda reka nujya no kuvuga ikinyarwanda umutima wawe witsa usubize navuga ngo mu masaku yacu cyangwa ibyo abafaransa bita axe y'ikinyarwanda ibyo bintu ntibigomba amashuri nta mafaranga bisaba ntibibuza kujya ku kazi nta gihe bisaba kubwira ubwonko bwawe ngo naho isi yarangira mvuga ikinyarwanda uzi iyi ndege muri mu kirere ikagira ikikanyeganyega buri muntu avuga ururimi rwabo gakondo rumwe yose igira ikikanyega n'Imana y'u Rwanda umusabira ati mungu wangu abandi bati harawara
aho ndatigiza shinywa ati cinsha ni ukuvuga ngo amarangamutima yacu abitse ibyacu by'umwimerere. Niyo mpamvu iyo twikanze cyangwa twishimye dukoresha imvugo gakondo zacu zibitse. Aho rero ni mukingura akabati k'izo ndimi zacu gasohoke. Inama mpuzamahanga tujyamo ugasanga baravuze ngo mu gitondo bakundi bakavuga bati Scovia from Rwanda, bati bavuga bate mu Rwanda ngo mwaramutse mu kinyarwanda. Ni baravuga ngo mwaramutse, tugasubiramo ubwo bikaba ni ikizami. Mu gitondo turahura buri muntu avuga, uwo mwari mwegeranye ukabafasha ururimi babivugamo. Ibyo birasobanura uwo ndiwe. Iyo bambwiye bati tubwire uko bavuga good morning mu kinyarwanda, nkavuga ngo ni mwaramutse cyangwa morning, wenda simbizi uko ndi bubivuge. Iyo mvuze ngo mwaramutse ndimo ndasobanura uwo ndiwe. Abantu bari muri iyo sare bose barimo bararwana no kumenya uwo ndiwe. Niyo mpamvu barimo gusubiramo ijambo mwaramutse. Nanjye ndimo ndarwana no kuvuga morning, ndimo ndashaka kuvuga uyu mwongereza twegeranye uwo ari we. Babyeyi bayobozi biragenda bite? Iki gihugu muravuga ko abantu mukunda kuvuga ko mukunda iki gihugu, mumfashe mukundisha abanyagihugu ururimi rwabo. Babandi mwese mwambaye ingofero n'inkweto z'uko iki gihugu mugikunda, niba nta muntu urimo gufasha kuvuga uru rurimi, menya kuri mu badakunda iki. Ukabana n'umunyamahanga mu gipangu akahava atazi namba mwaramutse yanyu mu mwigisha umunyamahanga bimenye, ariko n'umwene gihugu muturanye byananiye by'umuze atari kuvuza ikinyarwanda wabiki. Ujye ukimuvugisha. Yewe mfite umuntu ujye umbwira mu cyongereza nkamusubiza mu kinyarwanda akabyumva, nawe akansubiza. Kamubana muzi rero akansubiza rimwe mu kinyarwanda nacyo wumva kitari cyiza, ariko nibura yagerageje arimo ararwana nuko tuvuga. Akajya ambwira ati we nzakwishyura, niwe muntu ufasha abandi bose iyo bambonye bavuga icyongereza. Kubera ko bazi ko avuga icyongereza banamuvugisha icyongereza bigatuma atamenya ikinyarwanda. Atari ko we akaza, ariko nyine iyo tugiye kuvuga ibiri serious uvugana nawe mu rurimi yumva kugira ngo mukore ibyo mukora, ariko mu kuganira. Nicyo rero buri wese akwiye guharanira. Abana bacu, abayobozi bacu, inyandiko zacu, amasezerano y'akazi bibanze mu rurimi rwacu. Na za raporo zikorwa hano zivuga ku bene gihugu zikwiye kuba zifite indimi zirimo abo zemewe mu Rwanda. Ubwo rero turajya kwa muganga mba nkuroga uhava utazi n'indwara urwaye ko bayita indwara. Yo ndakubwiza ukuri ubu ngubu mfite ejo bundi. Niba indwara zivurwa mu rurimi, niba indwara zigira gute zifata mu rurimi, dufite simba umuntu uzi indwara yarwaye muganga yamwandikiye agashishimura. Noneho abaganga bafite n'ukuntu bandika ikintu agahutura umurongo, kandi ngo nizire paracetamol ni pa n'akarongo. Akakwandikira ati pa n'akarongo, ubwiye ngo ni paracetamol, ugataha ukajya kuri banki batakira fomu wuzuza ukabura. Ariko nibura batangiye gushyiraho indimi zombi aho bishoboka, n'abandi bakomeza. Umugenzuzi w'imari ya leta nasohora raporo mu kinyarwanda n'icyongereza n'icyo gifaransa. Niba abakozi bizi indimi babuze, hano hari amashuri y'indimi, dufite abantu bizi indimi, mubaha akazi. Ubwira na Sabe rero ajye badushyiraho icyo turwaye cyangwa icyo badusuzumye. Wenda ntiyabyandike mu ndimi zabo kuko hari ibyo dufite tutamenya, ariko we nyir'ubwita kubwira ati paracetamol ni umuti uvura warwaye umutwe. Hataye ndavuga ibintu bajya bandimo kamu makayi ngo yagusuzumye ibi birabyo byihorera yanashyiraho uti umurwayi dore igituntu cyarazamutse gutafata imiti imbere ya muganga. Ati urwego uriho urayifatira imbere ya muganga. Ngayo nguko rero nashimye uburyo uyu musirikare captain ejo yavuze icyongereza, n'uyu mukinnyi wa basket yaragerageje ikinyarwanda. Avuga ati hari ikinyarwanda yavuze gitangaje, nyine yibeshye ariko yaragerageje. Icyo nemera indimi z'amahanga turazivuga, ushobora no gucikwa n'ijambo ukarikoresha kubera ko urwo rurimi rukoresha kenshi, ariko gerageza bifatwe nk'aho mu magambo wavuze 3,000 wavuzemo wenda nk'indimi 2 wari waburiye inyito utabizi uko babyita. Ariko ibindi byakunda, ibyapa byakunda, amasezerano yakunda. Ibyo bintu niba bidasaba amafaranga n'ubundi bwenge, bayobozi turabasabye nabyo mu bikore.
turabasabye n'impamo ya Mungu, turabasabye rwose mwuka byara mu gaheka, turabasabye kugira ngo uru Rwanda nk'uko indirimbo y'igihugu ivuga ngo ururimi rwacu ubwo ruduhuza rero, reka amaboko yacu akorera iki gihugu, abana bacu tutakiriho baragiye ahandi, ajye bahura bavuga ururimi rwabo rw'isoko y'inkomoko. Yego ariko nabonye bari babitangiye, hari abaje mu itorero b'abana b'abanyarwanda bo mu mahanga babigisha kubyina, kuvuga ikinyarwanda, byari ibintu biryoshye bizamura amarangamutima y'umuntu, kumva umwana arahanganye no kugira ngo avuge ikinyarwanda akabashyizemo igifaransa cyangwa icyongereza, ariko yabyinnye arakubwira ukuntu yabonye ibintu by'iwabo, ibyishimo uriya mwana yari afite birasobanura agaciro k'iwabo w'umuntu. Ako niko dukwiye guhangana nako. Reka tubashimire bakomeze kugira ibihe byiza. Impamvu ariko abantu mutange nyabusa tugure Bibiliya. Ariko hari akaririmbo nza kuba repetera ka Bibiliya k'ukuntu tugomba kugura Bibiliya. Mu ntegereze nzagaruka ndaririmba buriya. Icyo mu kinyarwanda bita iyo ntarimba ni yihese. Yijwa ahubwo. Yewe tata. Ndirimba ni rya kabiri. Yewe narutose niri. Twararirimbye abantu barabishye kuri paruwasi. Icyumweru cya mbere cy'ukwezi sha. Cya nyuma cy'ukwezi turi kuri paruwasi. Ego ndabashuje bene data bo muri Anglikani. Hari n'indirimbo turimba twebwe nk'abamazazi union ivuga ngo mwabagore mwe b'i Rwanda. Soni twe turaririmba. Ngaho mugire ibihe byiza. Yego. Na weekend kandi ikomeze kuryoha.